paya si distance fo ela la power heto paya si distance fo ela la pa edro hedo baya si distance ela la power edrome la pa edrome kandi mbwira abantu uyu mwaka urakomeye ariko umuntu wiringiye Uwiteka Imana izamubera ubwugamo umuntu wiringiye Uwiteka Imana izamubera inkingi umuntu wiringiye Uwiteka Imana izamutambutsa adakwiye gutambuka Yesu no paya si distance fo bagane kuri Yesu niho honyine hari ubuhungiro bagane kuri Yesu koko inzara igiye kwiyongera ibiryo bigiye kurira abantu muhungire kuri Yesu abantu muhungire kuri Yesu nta handi hari ubwihisho uretse kuri Yesu bazana itangazo rivuga na paya si distance hakugeza utari ukwiye kuzagera ihungiye kuri Yesu hakwicaza utari ukwiye kuzicara ihungiye kuri Yesu hakubera ubwugamo ihungiye kuri Yesu heto paya si distance helana power ihungiye kuri Yesu impanuka zigiye kuba nyinshi abantu muhungire kuri Yesu impfu zirabaye nyinshi abantu muhungire kuri Yesu kandi Imana ije kuri buri ngeri zose abantu muhungire kuri Yesu Yesu ni ufite ubwihisho Yesu ni ufite ihema Yesu ni ufite ububasha bwo kukurinda ibindi byose wakwitwaza na iri joro nabonye iyerekwa rikomeye ngiye kubona mbona inzobo nyinshi ziri gucukurwa Imana irambwira ngo mbwira abantu hagiye kuza indwara ikomeye n'ikigeragezo kimwe n'icyorezo kimwe ni indwara imwe ariko iyi ndwara birakwiye kugira ngo abantu basenge kugira ngo Imana igire gute kugira ngo Imana iturindire ikindi cya kabiri n'umuti wayo misi ibaho kuza ni nako n'ibintu birushaho kugira gute birushaho kuba bibi hanyuma birakwiye kugira ngo abantu twongeye tugirane ubusabane n'Imana igihe tugezemo ntabwo ari cyo guceceka ntabwo ari cyo gusinzira ahubwo birakwiye ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri ariko nabwira abantu gusenga kwabakamyemo kwizera kwabakamyemo Imana nta gupfa kuza gira ibigirwamana ureka kugira ngo Imana igire gute kugira ngo Imana iguhereze umugisha ibigirwamana wibitso ni wowe ubizi ntabwo nabimenya ariko Imana yamamagaye yo igize gute irabizi nkubwiye ngo gira ibigirwamana usezera gira ibigirwamana uhereye umunsi usezera ibyo wimitse muri wowe ibyo uzi wacishije ibyo uzi ubana nabyo suka abantu batumvise ijambo ry'Imana sinuko abavuga butumwa batavuze ahubwo abantu dufite imitima imeze nk'iya Farawo igirwamana siga ubusambanyi siga kubeshya siga ubwicanyi siga ishari siga kuraguza siga guterekera muntu w'Imana gira ibintu siga kugira ngo Imana ibone ahantu ikorera Imana yacu ni gahunda ikindi cya kabiri Imana ese mu by'ukuri wasenze Imana ukayisaba uburinzi abantu dusenga Imana tubwira Imana ngo Mana ongera udushyire mu ihema ongera udushyire mu nkuge ongera uduheka ku mugongo kuko abantu benshi baribwira ko bakiri mu nkuge nyamara batarikiri mu nkuge y'Imana abantu benshi baribwira ko bakiri mu ihema ariko nta hema bagifite ihema ryaravuye ryaratakaye ndagira ngo mbwire abantu twongere turire Imana twongere dusenge tubwire Imana ngo Mana twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niyo tuneshere reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha tukakwiteka Imana wowe uri hafi na kure amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba bwawe mwese nizeye ko muri amahoro kandi Imana ikibarinde mu buntu bwayo hafi na kure rero abahereye hanze y'igihugu diaspora yose umva ko zikora mu diaspora wumva ururimi ndi kuvuga mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ushobora kuba udukurikiye utameze neza ufite ibigeragezo bitandukanye byaba iby'uburwayi byaba iby'ubukene byaba ibyo kubura akazi by'ubushomeri ariko reka tukubwire ngo imbaraga z'Imana ziracyakora imirimo n'ibitangaza kandi Yesu uko yari kera n'uyu munsi ni kwakiriye icyo usabwa ni kimwe nuko umwizera uko umwumva yavuze ngo byose bishobokera uwizeye ni wizera Imana
uko uyizeye bizakunganira no kubaho. Niwizeye nufata Imana nk'inyembaraga izakubonekera nk'inyembaraga, ariko nuyifata nk'iyantege nkeya izaza muri wowe nk'inyantege nkeya. Reka abagire inama mbabwire ngo dufate Imana nk'inyembaraga, ni mu bintu byacu byose izabizanamo imbaraga. Turakomeje rero mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa nk'uko mubimenyereye. Tugize umugisha wo kubonana n'umubyeyi Mama Esther. Mama Sam. Mama Samuel. Kuki mvuze Esther ubwo ngubwo? Nuko abantu batarimenyereye. Yego Mama Samuel. Yego. Meze neza? Ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye. Imana ishimwe. Amen. Umunsi wawe murokore. Cyane. Nubundi ariko nariwe. Nawe bivuze ntago yizi se ubwo ngubwo. Nayimenye. Yego. Imana irakurinze. Irandinze. Ndashima Imana. Amakuru cy'iminsi. Amakuru cy'iminsi. Ni meza, nkomereye muri Kristo Yesu. Yego. Uko umwami Yesu ankunda. Ndamahoro. Urayizi se? Kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Nuwagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Ndumva ararepese cyane nawe. Ararepese. Yagiye bangombwa. Yego. Mumeze neza ariko. Ndashima Imana. Dushimye Imana ko igushoboje ukaba ubonetse kuri uyu munsi. Duherukana ubushize uri kutubwira ubutumwa bwiza, kandi icyo nabonye cyo abantu hari aho bwabavanye, hari naho bwabagejeje. Reka tuvuge ngo Imana igumugisha, kandi imbaraga n'amavuta ntibika kubureho iminsi yose, kandi n'ababwumvise Imana ibaha umugisha bakanabukurikiza. Yego. Ese iyo umuntu ari kubiba imbuto amenya yuko imbuto iguye mu butaka bwiza cyangwa iguye mu mahwa cyangwa iguye mu kara, si byose byo buriya ahita abimenya. Yego. Iyo ugitanga ubuhamya ubutumwa bwawe wumvishe buguye mu butaka bwiza, bwaguye mu kara, bwaguye mu mahwa, mu mwuka wibonye bite gute? Ni ukuvuga ngo bwaguye mu mahwa, ariko icyo shima Imana nuko hari abahindutse. Ni ukuvuga ngo bwaguye mu butaka bwasubiye inyuma, niko nabyita. Buriya iyo umuntu ari guhinga uri kumva ahinga avunika ariko asarura yishimye. Rero hari abantu babwumvise barahinduka. Imana ibaha umugisha. Yego, nawe Imana iguha umugisha. Uwigisha agabane n'uwigishwa. Agabane n'umwigishwa. Siko bavuga ko bimeze. Yego. Reka tuvuge rero ngo Imana igumisha. Waravuze ngo insengero, ngo ujye gufunga insengero yo tube tubyibagiwe. Ako kantu kateye abantu ubwoba rwose. Nimba murasenga gute, nimba turasenga gute? Hari abantu mu gete yo mugore noneho atubwiye ibintu twe twiteguye ko agiye kudufungurira, none aduciye intege. Ahubwo ejo naratangaye. Ejo nagiye gusenga ahantu, maze kuzenga ahantu ndagenda amasanga abamama ndabasuhuza, ariko mama umwe ahita arambwira ngo urusengero rwabo bararufunze. None hambwiye ngo urusengero rwabo barufunze, mpita nkubita kuri bya bindi Imana yavuze. Rero mureke Imana yagambiriye gisohore. Hari ibintu mbese Imana kiri kubanza gukuraho, cyakora nyuma izagaruka yubaka ibindi bizima. Kugeza ryari? Kugeza ryari? Njyewe ntabwo nakimenya, ariko Imana irakizi. Ariko si ubuhanuzi ntabwo ushobora kureba kuvuga ati ubuhanuzi mpanuye n'ubw'amezi angahe n'ubw'imyaka ntibishobora kugaragara. Oya. Uko rwose umuntu wamubwira ati ni umuntu w'umushumba, hambwe ati ibintu by'urusengero byose nabikoze nabishyize imbere, byose nabirangije. Atari ku buhanuzi bw'uwo mubyeyi nari namukunze, ariko aravuze ngo insengero kuzifungura saka kanya cinege. Oya, n'ubu kuzifungura vuba nta bihari abantu basubiza amirwe mu isaho. Nta bihari, ntago ari vuba. N'izihari n'ubu bagiye kongera bazifunga. Ahubwo hari ibintu erega Imana iri gukora isaka. Mureke twemere ubushake bw'Imana. Buriya hari impamvu Imana yabyemeye, hanyuma mu gihe gikwiriye Imana yo yagennye ifite uko izongera ikabigenza. Ariko nagiye mbabwire ngo ibintu byo gusenga umurimo w'Imana warapfapfanye cyane, kandi abantu be kurwanirira Imana ntago warwanirira Imana ngo bishobore. Abantu be kurwanirira Imana ahubwo barekeye Imana yo mu Mana bwayikore. Yego. Hari undi muntu utubashije ikibazo tuzakubaza, aratubwira ngo none se insengero zafunzwe zose nuko ba nyirazo bari abanyabyaha, nuko zasengagamo abanyabyaha?
oya oya ati muzasigayeho nta zo nizo z'abakiranutse Oya. umuntu utajya umusubiza nagira ngo musubize nta n'umuntu nigeze nteraho amabuye ko ari umunyabyaha ntawe navuze mu izina ariko mujye mumenya yuko umukobwa aba mu bagatukisha bose rero bihangane ntawe navuze ko ari umunyabyaha bihangane icyo twavuze yuko imana ikiri gukora isaka ikiri kugenza kuko abantu bakabije kuba benshi n'iryo jambo bakoresheje bakabije kuba benshi bakabije gukora ibyaha kugeza n'aho basambanira mu nzu y'imana cyane nubwo buryo ubutumwa bwatambutsemo bavuze ati murakabije kugeza n'ubwo mutinyuka mugasambanira mugakorera amanyanga mu nzu y'imana bakanatinganira amahubwo yego nibwo yahise amaze ati none si ikibazo mfite insengero zafunzwe zose ibyo bintu byakorerwagamo oya ntabwo ari zose pe yego ariko zimwe na zimwe ziranahari ariko si zose yego reka none niki abantu bakwiye gukora umunsi uretse gusenga ni ikihe kintu bagomba gukora kindi inama nagira abantu ni uko basenga ikindi kandi bakareka ibyaha bikabije kuba byinshi iri jambo ndacyarigarukaho ibyaha bikomeje kuba byinshi mu abantu nta kuri bakigira rero bishatse kuvuga ngo imana irababaye rero abantu icyo nababwira cyo ntibakizwe ubundi baturize imana yo niyo nyir'umurimo kandi umurimo n'uw'imana ubereye maso mu masamwe reka tugushimire imana iguha reka twinjire mu gice cy'ubutumwa imana yashyize ku mutima wawe turagusaba ubanza usenga imana ubu ni umwuka kuyobora uragenda uko nguko reka dusenge ariko nshimira abantu badukurikirana Umusaraba TV ndabashuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abe muri be kandi Imana ibahereze umugisha Yesu abashyigikire reka twubahe Imana dusenge mu izina rya Yesu Kristo izina rifite ubutware n'ubushobozi Imana iri hejuru y'amajuru Imana ijya yubika imisozi ikayubikana uburakari izina rye nirihabwe icyubahiro turagushimiye kubw'ineza yawe tugushimiye kubw'urukundo rwawe tugushimiye kubw'ibambe n'ineza utugirira tutabikwiriye izina rye nirihabwe icyubahiro ntabwo byari gukunda ko ngera aha ngaha ku Musaraba TV ariko wambashishije intambara zari nyinshi ariko wabaye mu ruhande rwanjye nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wera wa Isiraheli Imana ikingana yaje urukingura ndetse n'ukinguye ntaho basha gukinga turasenze ngo udushyigikire mu iki kiganiro imbaraga z'Imana ziganze ntaba ari nje ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro kandi unyemere mwuka wera w'Imana ategeke icyo wagambiriye gukora ugikore mu izina rya Yesu Kristo wigeze ubwira abisirayeli ijambo rikomeye uravuga ngo niki gitumye muntakira natwe hari igitumye tuje imbere y'amaso yawe unyemere ubutumwa mwami ngiye kuvuga ntaba ari nje bugenda hanze y'igihugu buri muntu wese mwami uri bubwumve ahindukishwe umushyitsi n'ijambo ryawe urakoze Yesu kubikoze tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'irwana ry'umwuka wera amen reka twinjire mu ijambo ry'Imana dusomere muri Yobu ibice byawo 12 umurongo waho wa mbere Yesu abahereza umugisha amen icyambere nuko mbira umwuka nawe ngo uceceke Yobu nako itangiriro ibice 12 umurongo waho wa mbere tangira ibice 12 umurongo waho wa mbere yego reka dusube mu izina rya Yesu Kristo yego Imana iguha umugisha Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani yego Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so yego ujye mu gihugu nzakwereka yego nzaguhindura ubwoko bukomeye yego nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe yego uzabe umugisha yego kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma yego kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha yego Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse yego Aburahamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani ubwaho niho basohoye
nushaka rekera aho ngaho Imana y'umwijuru gute guhereza umugisha. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana ari mu itangiriro ibice bizaho 12 umurongo waho wa mbere haravuze ngo Imana ibwira Aburahamu ngave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu cy'amasezerano. Imana ishimwe. Amen. Iramubwira ngo ariko asiga umuryango we narangiza agende mu gihugu Imana igeze gute imajye mu gihugu Imana imweretse. Hano Imana ibwira Aburahamu ngo ave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu cy'Ikanani. Aburahamu nuko yabonaga ko hari ibintu yari ari kumwe na hari izindi mana zari zihari zitari gutuma Aburahamu agera ku mugisha w'Imana. Hari izindi mbaraga zari zihari zitari gutuma Aburahamu agera ku cy'Imana ageze gute ku cy'Imana yavuze. Imana ishimwe. Mu yandi magambo Aburahamu yari yaravukiye mu muryango urimo ibigirwamana. Aburahamu yari yaravukiye mu muryango uterekera. Aburahamu yari yaravukiye mu muryango uraguza, ndetse Aburahamu avuka izo mbaraga zisangamo. Bibiliya yarambwiye ngo yavukiye mu muryango urimo ibigirwamana. Urumva iwabo bari barimitse iki ibigirwamana. Ariko Imana iramubwira ngo Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu usiga so na nyoko ngo ujye mu gihugu cy'Ikanani. Imana ishimwe. Hanyuma Aburahamu ahangaha Imana imubwira ngo niyimuke. Imana ishimwe. Nuko yabonaga ko hari ibintu muri we yabonaga hari ibintu biri kumusubiza inyuma, yabonaga hari ibintu biri kumukamura, yabonaga hari ibintu yabonaga hari izindi mbaraga ziwabo zatuma atagera ku mugisha. Imana ibwira Aburahamu ngo Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu. Njya nkubwire ngo gira ibigirwamana ureka, gira ibigirwamana wimitse muri wowe ushyira iruhande. Iyo wimitse ibigirwamana muri wowe ntabwo Imana yaguha umugisha. Iyo wimitse ibigirwamana muri wowe ntabwo Imana yakora, kuko ntabwo Umunyarwanda yaciye umugani ngo imirimo ibiri yagize gute yananiye impyisi. Mwihangane ntabwo mbatutse, ariko Umunyarwanda niko yaciye umugani ngo imirimo ibiri yagize gute yananiye impyisi. Imana ishimwe. Hano Aburahamu Imana yaramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu. Njya nkubwire ngo gira ibintu reka ubusambanyi, reka kuroga, reka ishyari, reka guterekera, reka gusebzanya, reka inzangano zo mu mutima. Imana ishimwe kugira ngo Imana igire gute, kugira ngo Imana ibone ahantu ikorera. Najya ngo mbabwire ngo iyo Imana ikubwiye umugisha uraharanirwa kandi umugisha urakorerwa bantu b'Imana. Umugisha w'Imana urakorerwa. Ntabwo Imana yafata ibizayo ngo ibigaburire imbwa. Mu mbabare uyu munsi nzanye ibintu bikakaye, ntabwo ntukanye, ariko n'ibibirana ikivuga ngo ntabwo nzafata ibyo kurya byanjye ngo mbihereze abana b'iki abana b'imbwa. Imana ishimwe. Rero Imana yabwiye Aburahamu ngo Aburahamu va mu gihugu cy'iwanyu usiga ibigirwamana by'iwanyu kwa Tera ngo ujye mu gihugu ujye mu gihugu cy'Ikanani. Nicyo nzagira gute, nicyo nzaguheramo umugisha. Najya nkubwire ngo reka ibigirwamana wicayemo, reka kuraguza, reka guterekera, reka kuroga, reka ubugome, reka ishyari. Najya nkubwire ngo iyo usheshenga Imana nayo gusheshenga umugisha. Yego. Iyo usheshenga Imana nayo igugira gute igusheshenga umugisha. Hano impamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo nave iwabo nuko abonaga hari ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Kandi mwibuke ko Imana yabwiye Aburahamu ngo nzakugira ubwoko bukomeye numara kugira gute, numara kuba mu bigirwamana by'iwanyu, warangiza ukankurikira, warangiza ukagira gute ukanyumvira. Imana ishimwe. Mu yandi magambo iyo ushaka ko ubana n'Imana hari ibintu reka. Iyo ushaka kubana n'Imana hari izindi Imana muri wowe rapaya si distance ureka kugira ngo Imana igire gute, kugira ngo Imana ibane nawe. Imana ishimwe. Ntabwo ubwami bubiri bujya bukorana, ntabwo ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani bujya bukorana. Kandi ahari mwuka wera w'Imana ibizaha birahunga. Imana yo mu ijuru igire gute, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo ugire ibigirwamana muri wowe ureka. Ntabwo nzi ibigirwamana wimitse. Njya numva abantu bajya bavuga ngo imvugo z'abantu badahesheje icyubahiro, ariko nabo Yesu arabazi. Bavuga ngo atanyoye agacupa ntabwo yasinzira. Ariko nagira nkubwire ngo birarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka agira gute, ni kuwiteka avuga. Imana ishimwe. Ibintu byose wakora udafite Yesu ni impfabusa. Iyo ufite Yesu muri wowe waramwimitse, niyo warya rimwe birakunyura. Iyo ufite Yesu muri waramwimitse, niyo wakwambara nabi ariko uravuga ngo ejo nzi ko Yesu nkore azahindura amateka. Imana ishimwe. Kuko muri wowe uba warimitse Yesu. Iyo ufite Yesu muri wowe naho intambara zaza uravuga ngo Yesu uri muri nge nzi ko isaha n'isaha irwanirira ndi
ndi kumwe nayo kandi isaha n'isaha izagira gute izandwanirira. Imana yabwiye Aburahamu va mu gihugu cy'iwanyu usiga ibigirwamana by'iwanyu kwa Tera. Nijya nkubwire ngo muhanuzi gira ibigirwamana ureka, muvuga butumwa gira ibigirwamana usiga, mukirisitu gira ibigirwamana usiga, mudiyakoni gira ibigirwamana usiga, mushumba gira ibigirwamana ugira gute, gira ibigirwamana usiga. Imana ishimwe. Hano nuko Imana yabonaga Aburahamu ikabona itazamuha umugisha muri kiriya gihugu cy'iwabo, ikabona ko iyo nawe umuhaye atawurya wenda yaranapfuye. Imana ishimwe. Ikindi ikabona hari izindi mbaraga zimurwanya zimutsikamira, irimo ngo Aburahamu va mu gihugu cy'iwawe, va mu gihugu cy'iwawe ujya mu gihugu cy'i Kanani, nicyo nzagira gute, nzaguheramo umugisha. Iramubwira ngo ndetse uzakuvuma nzamuvuma, iramubwira ngo ndetse nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ukeneye ko Imana iguhindura ubwoko bukomeye, ukeneye ko Imana iguhindura umugisha. Mbere kugira ngo Imana iguhindure umugisha, gira ibintu usiga, gira ibintu ureka, gira ibintu utera umugongo. Imana ishimwe. Namabwiye mwa bantu mwe, ijuru riraharanirwa kandi ijuru rirakorerwa. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo ijuru twirwa tuvuga, ntabwo ari ibyo ku munwa we kugira ngo ubone ubwami bw'ijuru, nuko hari ibyo ureka, hari ibyo usiga. Imana ishimwe. Ureka inzoga, ukareka ubusambanyi, ukareka kwiba, ukareka kubesa. Imana ishimwe. Ukavuga ngo muri njyewe nemeye kumaramaza, nemeye kugendana na Yesu. Nkuzana ijambo ngo murokore gira ibigirwamana usiga. Ntabwo nzi ibigirwamana ubana nabyo, ntabwo nzi ibigirwamana wimitse muri wowe, ariko Yesu arabizi. Ntabwo nzi ibigirwamana murorana nabyo, ariko Yesu arabizi yampamagaye. Nkuzana ijambo rivuga ngo gira ibigirwamana ugira gute, gira ibigirwamana usiga. Imana ishimwe. Imana yabwiye Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu ujya mu gihugu nzakwereka cy'i Kanani, nzaguheramo umugisha. Nayo nkwe kugira ngo Imana iguhe umugisha, gira ibintu usiga. Ni ibihe bintu wimitse muri wowe? Se ni ubusambanyi bwakunaniye, ni amagambo yakunaniye se, ni ishyari ryakunaniye se? Ntabwo nzi muri wowe Imana wimitse, ariko nagira nkubwire ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kikagira gute, kikongera kigashibuka. Imana ibwira Aburahamu rino jambo nuko yabonaga iwabo ari mu bigirwamana, ariko ibona Aburahamu azakorera Imana. Iramubwira ngo Aburahamu umugisha naguha ntabwo wagira gute, ntabwo wabubangikanya n'uburozi bw'iwanyu, ntabwo wabubangikanya n'amahembe y'iwanyu. Iramubwira ngo Aburahamu va mu gihugu cy'iwanyu usiga ibigirwamana by'iwanyu kwa Tera. Ndamubwira ngo gira ibigirwamana usiga, gira ibigirwamana usiga. Siga kwica muri wowe, siga kubeshyana muri wowe, siga gusabanya muri wowe, siga ubusambanyi muri wowe, siga kuraguza muri wowe. Ntabwo nzi Imana ufite. Imana ishimwe. Ariko biravuze ngo Imana ibwira Aburahamu ngo rapaya si distance. Iramubwira ngo Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu ujya mu gihugu cy'i Kanani, nicyo nzagira gute, nicyo nzaguheramo umugisha. Najya nkubwira ngo gira ibigirwamana usiga. Wasanga ibigirwamana ufite hari inzara ufite wakuye mu bapfumu, wasanga ibigirwamana ufite hari nabindi wacishije, wasanga ibigirwamana ufite hari imiti ufite ukoreraho. Ariko najya nkubwira ngo iyo miti iraza uretse Yesu wenyine, uretse Yesu wenyine utanga amahoro, uretse Yesu wenyine. Hari umuririmbyi udufasha wa 62 uvuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no kugira gute, no gusenga. Hundira ngo hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani maze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mwami, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Imana yongera iduhembure. Abantu twarazimye, Yesu yongera duhembure mu muhamagaro wacu. Imana iduhembure mu muhamagaro w'Imana. Yesu aduhembure mu ivugabutumwa ukora. Imana iguhembure mu nyamasengesho.
amasengesho imana iguhembure mushumba imana iguhembure muhanuzi imana iguhembure imana ishimwe cyane banzurebe niba ugihagaze uko wahamagawe yesu yongera aduhembure imana ishimwe umuririmbyi yavuze ngo hembura umurimo wawe mwa ngo kuko abajyaga barira itorero satani yamaze kugira gute satani yamaze kubagusha imana ishimwe muzana ijambo rivuga ngo va mu bigirwamana by'iwanyu ntabwo nzi ibigirwamana wicayemo ntabwo nzi ibigirwamana wimitse ntabwo nzi ibigirwamana wahaye intebe ntabwo nzi ibigirwamana wahaye ibyicaro ariko data wo mu ijuru warabizi la paya si distance fo hela la power edro ni wayi distance fo diri ibigirwamana usiga haleluya mugabo gira ibigirwamana usiga mukobwa gira ibigirwamana usiga kugira ngo imana ikwane nawe muhanuzi gira ibigirwamana usiga kugira ngo imana igushyigikire mushumba gira ibigirwamana usiga ntabwo nzi ibigirwamana ufite ariko yesu arabireba imana ishimwe yesu arabireba naho abana b'abantu batakumenya ariko imana yo yakumenya naho inshuti zitakumenya ariko imana irakureba imana ishimwe nasomye ijambo rivuga ngo hari umunsi imana izavuga ngo mwahanuraga mu izina ryanjye mwabwirizaga mu izina ryanjye ngo ariko mugende ntabwo nigeze mbamenya imana iturinde imana iturinde abantu mwabaye mute imana idutabare imana ishimwe uyu murindi ndamukunda ndetse n'umwana muto imana izi mwana muto uzi gusenga wowe izakuyoberwa ntabwo azagira ubwo ndabwo azagira gute azafashwa no gusenga rero ngo mu buzima bwa buri munsi iragize imana wiragize gusenga watunga diporome ikaze ariko yesu y'umusenze ntabwo ajya gusiga isoni watunga amashuri agata agaciro ariko yesu wamwimitse muri wowe ntabwo ukorwa n'isoni inshuti zaza nizo ariko ejo zikagenda ariko yesu umubana ibihe byose yesu umubana ibihe byose yesu agukunda uri muzima gukunda waguye rya nkubwira ngo iragize imana ariko se mbere yo kugira ngo iragize imana uhagaze umurindi aravuze ngo ndi umukirisitu nzahora ndiwe mu bintu byose ndetse ngeze ku gupfa uracyari umukirisitu uracyari distance fora pa helala pa edro ni wayi distance uracyari umukirisitu imana yongera itugarukeho imana irababaye babajwe n'ibyaha by'abantu ibyo ukora wiherereye imana irabireba ibyo ukora uratereye imana irabireba imana ishimwe niyo mubwira ngo imana izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana ariko umuririmbyi yaravuze ngo ibyo mwibwira si byo nibwira ngo kandi inzira zanjye ntabwo ari kimwe n'izanyu ngira nkubwire ngo uva mu bintu bidahesheje imana icyubahiro bidahesheje imana umumaro ukurikira imana ukagendera ku nzira z'imana ukagendera mu mategeko y'imana ntabwo imana igukoze isoni naho abantu bagutererana yesu we ntiyaguterana naho abantu bakuvaho yesu we murabana akavuga ngo mwana wanjye kuko nakumenye izina imana ishimwe nzakugirira neza iringira imana kandi ukiranuke uve mu busambanyi ugira ibigirwamana usiga ntabwo nzi ibigirwamana muri wowe ufite ntabwo nzi ibigirwamana wicaje ntabwo nzi ibigirwamana wahaye intebe wasanga ari imiti ukoreraho wasanga ari imiti wacishijeho ariko ibyo byose numara kubireka imana izabana nawe ndarumva abantu bavuga ngo hari ukuntu umuntu ajya gushaka imiti agashaka imiti yo kubakiraho ariko wenda mbaza abantu bari kunyumva ntabwo umuti wacishije kugira ngo imana ikubakire n'urugo rwubatswe n'imana ntabwo bijya bimera kimwe ntabwo bishoboka urwubatswe n'imana intambara ziraza amakuba akaba menshi rugakomera ariko rwa rundi rwubatswe n'imiti cyangwa se imiti ukorera aho wacishije ibyo bijya bita agaciro ariko ijambo yesu yavuze ndakubakiye nkuhaye gukora bigenda neza rero mbabwiye ngo mugarukire imana birimo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona ni abantu bakunda imana kandi uyu muntu ukunda imana akora ibyo imana ishaka uyu muntu ukunda imana aranayumvira uyu muntu ukunda imana ntabwo akora ibintu imana idagize gute idashaka ntabwo akora ibintu bihabanye n'imana ahubwo uyu muntu ayoborwa n'iki ayoborwa n'imana imana ishimwe cyane rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo va mu bigirwamana by'iwanyu imana yabwiye uriya mu ijambo rikomeye rivuga ngo uzakuvuma nzamuvuma ndetse nzaguhindura ubwoko bukomeye ngo nzaguhindura umugisha ndavuga ngo mbere kugira ngo imana iguhindure umugisha gira ibintu usiga gira ibintu reka ibyaha reka ubugome reka ubusambanyi ari impamvu imana yabwiye aburahamu gutya ni uko yabonaga aburahamu azaba umuntu ukomeye
rero njya nkubwire ngo ntabwo nzi ibigirwamana ufite, ariko mbere kugira ngo Imana iguhereze umugisha, gira ibigirwamana usiga, gira ibigirwamana ureka. Umugisha uraharanirwa, umugisha urakorerwa, umugisha ntabwo upfa kuza. Gira ibigirwamana ureka kugira ngo Imana igire gute, kugira ngo Imana iguhereze umugisha. Ibigirwamana wibitseho ni wowe ubizi, njye ntabwo nabimenya, ariko Imana yampamagaye yo igize gute irabizi. njye nkubwiye ngo gira ibigirwamana usezera, gira ibigirwamana uhereye umunsi usezera ibyo wimitse muri wowe, ibyo uzi wacishije, ibyo uzi ubana nabyo, ibyo uzi ukoreraho, uhereye umunsi bisezerere, wimike Yesu muri wowe, umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Azabana nawe, azakuyobora inzira. Ikindi nkubwire, iyo wakire Yesu n'umwami n'umukiza, ajya abana nawe, kandi abana nawe ibihe byose. Imana ishimwe. Nkuzana ijambo rivuga ngo gira ibigirwamana urekana nabyo usiga, Imana mu ijuru igire gute ibahereza umugisha. Amen. 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 Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Hari umuntu ushobora kudutega amatwi muri kano kanya, uravuze ati gira ibigirwamana ureka, agahita akubwira ati nyamara twebwe iwacu ntabwo tugeze turaguza, ntabwo tujye dusenganya Ryangombe na Nyabingi, nta byigomana tugize tugira. Yego. Ibigirwamana ushatse kuvuga ni ibyo ngibyo basengaga, cyangwa hari n'ikintu ushobora kukigirwamana cy'umuntu kugira ngo usobanure, kugira ngo abantu basobanukirwe neza amenye ibyo basiga ibyo. Hari n'ikintu ushobora kwimika muri wowe. Buriya iyo wimitse ubusambanyi nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Iyo wimitse ishyari muri wowe nacyo ni ikigirwamana gikomeye. Kandi ntabwo Imana yaguhera umugisha ku cyaha, ntabwo bishoboka. Nabwiye abantu mbabwira ngo umugisha w'Imana uraharanirwa, kandi umugisha w'Imana ugira gute urakorerwa. Rero ntabwo ibigirwamana nakomojeho cyane ari ukuraguza, nabyo ni ibigirwamana, kuko namaze kumenya ko hano hanze hari abantu bakorera no ku miti, bakabesha ngo ni Imana bahaye umugisha kandi bakorera ku miti. Ndetse si ibigirwamana baba bimitse. Hari abantu bavuga ngo nyweye inzoga nibwo nabona amahoro, akayinywa akaryama. Nacyo ni ikigirwamana muri yagize gute yimitse. Niyo mpamvu Imana yabwiramo ngo gira ibigirwamana usiga. Nanjye nkuzana ijambo rivuga ngo gira ibigirwamana usiga. Siga ubusambanyi, siga kubeshya, siga ubwicanyi, siga ishari, siga kuraguza, siga guterekera. Muntu w'Imana, gira ibintu usiga kugira ngo Imana ibone ahantu ikorera. Imana yacu ni gahunda. Ikindi cya kabiri, Imana yacu irakiranuka, irihagije. Imana ishimwe. Hanyuma ntabwo nzi ibintu muri wowe njye ntabwo nabimenya, ariko iyamamagaye yirabizi. Imana ishimwe. Imana yabwiye Aburahamu ijambo rikomeye, iramubwira ngo Aburahamu we va mu gihugu cy'iwanyu ujya mu gihugu cy'i Kanani. Iramubwira ngo usige ibigirwamana by'iwanyu kwa Sotera, iwanyu kwa so na nyoko kwa Sotera. Hanyuma we ntabwo nzi ibigirwamana ufite, ariko urabifite. Nkuzana ijambo rivuga ngo ibigirwamana ufite bireke, reka kwica, reka kuraguza, reka gusebanya, reka ishari. Niyo ufashe mugenzi wawe ukamusebya, nacyo ni ikigirwamana muri wowe. Nkuzana ijambo rivuga ngo reka icyaha, gira ibigirwamana usezerera. Uhereye umunsi ntabwo nzi ibigirwamana ufite. N'ubwo abantu bajya bakoresha droge kugira ngo basinzire, ariko Yesu wenyine niwe winjira mu muntu akamuhereza amahoro. Amahoro inshuti zitaguha, amahoro abantu bataguha. Amahoro Yesu atanga ntabwo yongeraho umubabaro, amahoro Yesu atanga ntabwo yongeraho umuvumo. Nagira nkubwire ngo gira ibigirwamana ugira gute usezera muri wowe, wimike Yesu muri wowe nk'umwami n'umukiza, nawe azabana nawe ibihe byose. Yesu abahereza umugisha. Amen, amen, amen. Yesu nawe aguha umugisha. Urabisobanuye neza. Abantu bagiye bimika ibintu byinshi cyane babera ibigirwamana, ariko umuntu agifite ibigirwamana ntago yabasha kunezeza ijuru, cyangwa se ntabwo yabasha gukorera ijuru ngo bikunde. Reka tubwire ko abantu kugira ngo icyo umuntu yumva yimitse yagize, arakintu bajya bavuga ngo nk'imandwa yagize imandwa yashyize imbere cyane, bya byose imbere y'Imana kigaragara nk'ikigirwamana, kandi ukigifite ntago wabasha kugira bwa bw'ijuru. Ni ukuvuga ngo ugifite ikigirwamana ntabwo Imana yaguhereza umugisha. Birasaba kugira ngo abantu tugire ibintu dukuraho, tugire urusika dukura imbere yacu, kugira ngo tugirane ubusabane n'Imana. Kera ndibuka twaga tujya gusenga, twajya gusenga abantu bakuzura mwuka wera. Ndibuka rimwe nigeze njya gusengera, maze gusenga bigeze saa 8 z'ijoro, mbona umuriro uratse, mbona ibyatsi biratse bimaze kwaka. Nana biteruye icyo gihe mbigeza mu rugo bicaka, bwakeye mu gitondo byazimye. Mu yandi magambo ni ubusabane twari dufitanye n'Imana. Ariko nagira mbwira abantu ubusabane mu bantu burabuze. Mbese abantu kongera kugirana ubusabane n'Imana
birashize mu bantu ariko ntabwo igihe tugezemo aribwo byagashize ahubwo nicyo gihe twakagiranye ubusabane n'Imana kuko uko iminsi ibaho kuza ni nako n'ibintu birushaho kugira gute birushaho kuba bibi hanyuma birakwiye kugira ngo abantu twongere tugirane ubusabane n'Imana igihe tugezemo ntabwo ari icyo guceceka ntabwo ari icyo gusinzira ahubwo birakwiye ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri ariko nabwira abantu gusenga kwabakamyemo kwizera kwabakamyemo Imana ishimwe kandi igihe tugezemo ntabwo bikwiye kudukaruma ahubwo nibwo tugiye kugira gute nibwo dukwiye gusenga iri joro nabonye iyerekwa rikomeye ngiye kubona mbona inzobo nyinshi ziri gucukurwa Imana irambwira ngo mbwira abantu hagiye kuza indwara ikomeye n'ikigeragezo kimwe n'icyorezo kimwe ni indwara imwe ariko iyi ndwara birakwiye kugira ngo abantu basenge kugira ngo Imana igire gute kugira ngo Imana iturindire ikindi cya kabiri n'umuti wayo uzaboneka ariko uzaboneka iyi ndwara yabanje kugira abantu itwara ese mu by'ukuri wasenze Imana ukayisaba uburinzi abantu dusenga Imana tubwira Imana ngo Mana ongera udushyire mu ihema ongera udushyire mu nkuge ongera uduheka ku mugongo kuko abantu benshi baribwira ko bakiri mu nkuge nyamara batarikiri mu nkuge y'Imana abantu benshi baribwira ko bakiri mu ihema ariko nta hema bagifite ihema ryaravuye ryaratakaye ndagira ngo mbwire abantu twongere turire Imana twongere dusenge tubwire Imana ngo Mana nibyo twaraguye hari aho twakiraniwe hari uko twaguye ariko byibuza ongera tugarukeho kuko biriya ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho ngo kandi rwanditsweho Uwiteka agize gute Uwiteka aza abantu Imana ishimwe niyo ngo mu rufatiro rw'Imana uyu munsi wayemerera ukazamo mu rufatiro rw'Imana uyu munsi wayemerera muhanuzi ukazamerera ukarujyaho mu Kristo umudiyakoni muririmbyi urufatiro rw'Imana ruracyagize gute ruracyariho kandi rwanditsweho Uwiteka agize gute Uwiteka azabe nagira ngo mbabwire ngo nta muntu wiringiye Imana ndakorwe n'isoni iyo wiringiye Imana ntabwo iguteza abantu iyo wiringiye Imana ntabwo igusiga naho abantu bagusiga naho inshuti zagenda naho amagambo y'abameshi naho imva zacukurwa Imana iraza ikagira gute Imana iraza ikazisiba Imana ibahereza umugisha yego Imana iguha umugisha urumva ko ibyo nkwaje tuze twumviramo na message wari ugiye kujyana oya ntabwo nari kuyijyana ntabwo byari gukunda ntabwo nari kuyijyana yego bavuze ngo hagiye kuza icyorezo kindi gikomeye ariko se dukora icyorezo kitaraza no gusenga gusenga byagisubizayo tukareka n'ibyaha yego rega Imana irababaye nepo Imana irababaye kandi ibabajwe n'ibyaha by'abantu bikomeje kuba byinshi ikindi wagira ngo Satani yasutse umwuka wo kwinangira mu mitima y'abantu suka abantu batumvise ijambo ry'Imana sinuko abavuga butumwa batavuze ahubwo abantu dufite imitima imeze nk'iya Farawo mwibuke Farawo Imana imunangira umutima akanga kurekura ubwoko bw'Imana rero abantu natwe dufite imitima imeze nk'iya Farawo ariko Imana iturinde mu izina rya Yesu abantu bibaye byiza nuko abantu twakongera tugahindukira Imana tukabwira Imana ngo Mana ongera udutabare utugarukeho naho abantu nta buhungiro dufite uretse kuri Yesu yego amasaha katugushimire yego katugushimire tuvuga ngo Imana iguha umugisha abantu bagane kuri Yesu niho honyine hari ubuhungiro abantu bagane kuri Yesu niho honyine hari ubuhungiro bagane kuri Yesu koko inzara igiye kwiyongera ibiryo bigiye kurira abantu muhungire kuri Yesu abantu muhungire kuri Yesu nta handi hari ubwihisho uretse kuri Yesu bazana itangazo rivuga ngo abantu muhungire kuri Yesu impanuka zigiye kuba nyinshi abantu muhungire kuri Yesu impfu zirabaye nyinshi abantu muhungire kuri Yesu kandi Imana ije kuri buri ngeri zose abantu muhungire kuri Yesu Yesu ni ufite ubwihisho Yesu ni ufite ihema
Yesu niwe ufite ububasha bwo kukurinda ibindi byose wakwitwaza naho waba ufite amafaranga nibyo arakenewe ariko amafaranga harahagera akananirwa mbazana ijambo rivuga ngo abantu muhungire kuri Yesu kuko uhungiye kuri Yesu aguhereza ubuzima uhungiye kuri Yesu agutambutsa aho utari kuzitambutsa uhungiye kuri Yesu la paya si distance akugeza aho utari ukwiye kuzagera uhungiye kuri Yesu akwicaza aho utari ukwiye kuzicara uhungiye kuri Yesu akubera ubwugamo uhungiye kuri Yesu heto paya si distance helana power uhungiye kuri Yesu akubera icyambu abantu babona ko ukozwe n'isoni abantu babona ko birangiye uhungiye kuri Yesu abantu bakuvuyeho nagiye mbona abantu barwara indwara zikomeye ariko ejo bagatambuka bafite amafaranga ariko uhungiye kuri Yesu ajya abasha kugukiza ibyo byose uhungiye kuri Yesu ajya kuraho ayo makuba nta bundi bwihisho uretse guhungira kuri ni ukuri ibyago bibaye byinshi mwihangane ariko muhungiye kuri Yesu uhungiye kuri Yesu akubera inkingi abantu babona ko byanze akakubera inkingi uhungiye kuri Yesu akubera ihema abantu bakuvuyeho abantu babona ko bicitse abantu muhungire kuri Yesu kuko ibintu birakomeye Yesu abahereza umugisha Imana ibiteho ariko abantu muhungire kuri Yesu kandi mugire ibigirwamana mureka mugire ibigirwamana muvamo musiga Imana ibahereza umugisha ibashyigikire nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse za byuya byawe wabize ku bwanjye sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye Topaya si distance fo ela la power topaya si distance fo ela la paedro hedobaya si distance ela la power edrome ni waifo ela la pa ela distance fo topaya si distance Yesu lo paya si distance hembura Yesu hembura abantu hembura abagabo hembura abakobwa hembura abasore hembura urubyiruko abasaza n'abakecuru subiza abantu be ku isoko mwana abantu biti babivuniyemo amatwi hongera uhembura umurimo Yesu hongera uhembura abavuga butumwa hongera uhembura abashumba hongera uhembure abantu twaribagiwe Yesu hembura umurimo hembura mana hembura ko kubishoboye izina ryawe nirishirwe hejuru kandi ubwami bwawe mwami bukomeze buganze urakoze nyiribihe amena la paya si distance fo hela no pefo ela heto paya si distance la pa edrome kandi mbwira abantu uyu mwaka urakomeye ariko umuntu wiringiye Uwiteka Imana izamubera ubwugamo umuntu wiringiye Uwiteka Imana izamubera inkingi umuntu wiringiye Uwiteka Imana izamutambutsa adakwiye gutambuka Yesu lo paya si distance fo herara power Yesu ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe abantu muhungire kuri Yesu ibindi byose ni ubusa abantu muhungire ku Mana amen ariko umuririmbyi yaravuze ngo hembura umurimo Imana yongere iduhembure abantu b'Imana Imana iduhembure abantu twarakamye Yesu aduhembura adusubize ku isoko adusubize ku rufatiro Imana ibahereza umugisha ndabakunda yego Imana iguha umugisha isavuze ngo muzabagabo ho kumpamya Yerusalemu no ku mpera zayo ariko byose tubishobozwa nuko dufite umwuka wera w'Imana kandi umwuka wera ajya ahantu hatari umwijima hari umucyo reka dukiranuke umwuka wera azabona kuza atuyobore mu nzira tunyuramo reka tugusabe uratanga nimero ya telefone yawe wagushaka kubonaho hari wakuvuza ko musengana wakuvuza ko n'ibintu bitandukanye nimero bayikoresha reka tugusabe utange nimero ya telefone nurangiza wonye urusengere abantu b'Imana tugane ku 8 6 7 3 7 308
0786 677 307 ndabakunda. Imana ibahereze umugisha kandi byaba byiza mwumvise ubutumwa mukanabakurikiza, kuko buriya umwarimu biba byiza iyo yigishije umwana agatsinda agafata akagira hava akagira nahagira gute nahagera. Imana ibahereze umugisha, ndabakunda. Imana ibiteho shoteme. Reka dusenge. Imana nziza, Imana nyiribihe, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, dusengera ijambo ryawe, unyemere ushyigikire, mwuka wera w'Imana riherekeze, imbaraga z'Imana zirerekeze mu izina rya Yesu. Dusenge abantu bagiye muri buryumve, abari mu bihugu bitandukanye, Canada, Amerika, Aziya, Ubwongereza, Ubufaransa n'u Rwanda. Buri muntu wese iri jambo rigira ahantu rimukura kandi rigiye n'ahandi hantu rimutereka. Mu izina rya Yesu dufashe mu ubwami bwose bwa Satani bwarirwanya. Urakoze Yesu kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Yesu. Amen. Imana ibahereze umugisha, ndabakunda. I love you.